Mu kinyejana cya 19 Uburayi bwari mu bihe by'impinduramatwara, intambara n'ubumwe bw'ibihugu. Muri ibyo bihe hagaragaraga umunyapolitiki udasanzwe wubatse igihugu akoresheje ubwenge, imbaraga n'amayeri yihariye. Iyo dutekereje ku mateka y'Ubudage n'amahanga, dukunze kwibuka amagambo yakomeye yavuzwe mu nteko y'Ubudage mu 1862. The great questions of the day will not be decided by speeches and majority decisions, but by iron and blood. Aya magambo yamenyekanye nka Blood and Iron speech yerekana neza uburyo chancelier w'Ubudage Otto von Bismarck yabonaga politiki, aho yabonaga ko imbaraga, ubushishozi n'ubuyobozi bukomeye ari byo bigomba gushyirwa imbere kuruta ibiganiro gusa. Uru ni urugero rufatika rw'uko Bismarck yateye intambwe ku rugendo rwe rwo guhuza Ubudage, gucunga intambara no gukoresha diplomasi yitonze. Ibikorwa byamuhesheje kuba umwe mu banyapolitiki b'ingenzi mu mateka y'Uburayi. Ariko uru rugendo rwe si urw'ibyiza gusa. Uruhare rwe mu guhagarika opozisiyo, guteza intambara no gufata icyemezo ku gikorwa cyo gukoloniza Afurika rwatumye amateka yasiga impaka zikomeye. Muri iki kiganiro turaza gusobanura Otto von Bismarck uwo ari we, ibyo yagezeho, ibyo yananiwe ndetse n'uruhare yagize mu gukoloniza Afurika. Nitwa Mutesi Gloriose, mbahaye ikaze kuri iyi chaîne aho tuganira ku mateka ndetse n'inkuru z'ingenzi mu mateka y'isi. Niba ukunda aya masomo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi ukande like ndetse utange igitekerezo cyawe muri comment, kora share kugira ngo igisangize n'abandi. Otto Eduard Leopold von Bismarck yavutse ku itariki ya 1 Mata 1815 mu mujyi muto wa Schwerin mu gihugu cya Prussia. Muri icyo gihe Prussia yari kimwe mu bihugu byinshi byari bigize Uburayi bw'Amajyepfo n'Amajyaruguru, bitari igihugu kimwe cy'Ubudage nk'uko tuzi uyu munsi. Iyo tuvuga Prussia tuba tuvuga igice kinini cy'Ubudage bw'ubu ariko kitarabasha kwishyira hamwe nk'igihugu kimwe. Urugendo rwo guhuza ibihugu byinshi bya Prussia, Bavaria, Saxony n'ibindi bihugu by'Ubudage nirwo Bismarck yaje kuyobora. Ibi byatumye habaho Ubudage bwa mbere mu 1871. Bismarck yari umuntu ufite imitekerereze ikomeye kandi itandukanye n'abandi banyapolitiki b'icyo gihe. Yizeraga ko politiki igomba gukorwa hakurikijwe inyungu z'igihugu kurusha amahame cyangwa amategeko gusa. Iyo niyo mpamvu yakoresheje uburyo bwa realpolitik, aho yashyiraga imbere ibishoboka kurusha ibyo abantu batekereza ko ari byo byiza. Nyuma yo kwinjira mu butegetsi bwa Prussia mu 1862, Otto von Bismarck yabaye chancellor kugeza mu 1890. Imyaka 28 akora ku rwego rwo hejuru. Iki gihe cyamuhesheje ubushobozi bwo gucunga intambara, gushyiraho diplomasi ikomeye no gutangiza gahunda z'imibereho myiza y'abaturage. Bismarck yakoreshaga politiki y'uburyo buzwi nka realpolitik kugira ngo yubake ibihugu bikomeye kandi bihujwe. Uburyo bwe bwo gukoresha diplomasi n'imbaraga za gisirikare bwamufashije guhuza ibihugu byinshi by'Ubudage, bikaba intambwe ikomeye mu mateka y'Ubudage n'Uburayi. Bismarck yakoreshaga politiki y'uburyo buzwi nka realpolitik kugira ngo yubake igihugu gikomeye kandi gihujwe. Uburyo bwe bwo gukoresha diplomasi n'imbaraga za gisirikare bwamufashije guhuza ibihugu byinshi by'Ubudage, bikaba intambwe ikomeye mu mateka y'ibihugu by'Uburayi ndetse n'Ubudage. Bismarck afatanyije na Autriche mu gufata intara za Schleswig ndetse na Holstein, kandi urugendo rwe rwa diplomasi rugaragaza uburyo yashoboye gukoresha amasezerano y'ubufatanye mu nyungu za Prussia. Bismarck yatsinze Autriche bituma Prussia iba igihugu gikomeye cy'ubuyobozi bw'Ubudage, kandi ikaba ariyo yari ifite ijambo rikomeye mu bihugu byose by'Ubudage. Iyi ntsinzi yatumye ibihugu byose by'Ubudage byishyira hamwe, habaho Ubudage bwa mbere mu mateka. Uru ni urugero rukomeye rw'uko politiki n'intambara bishobora guhuza ibihugu byinshi bikaba igihugu kimwe. Muri ibyo bihe Bismarck yanashyizeho gahunda z'imibereho myiza y'abaturage, harimo ubwishingizi bw'abakozi, pasiyo ku bageze mu zabukuru ndetse n'ubwishingizi ku bakoze impanuka. Izi gahunda zari zo ku rwego rw'isi zigamije gutanga icyizere ku baturage no kugabanya ubushake bwabo bwo gushyigikira imitwe ya politiki yari ibangamiye igihugu. Uko yabashije gucunga intambara, gushyiraho diplomasi ikomeye ndetse no gutangiza gahunda z'imibereho myiza y'abaturage, byatumye Bismarck afatwa nk'umubyeyi w'ubumwe bw'Ubudage. Ibyo Bismarck yagezeho si amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa bifatika byahinduye amateka y'Ubudage n'Uburayi. Nyuma yo kwinjira mu butegetsi bwa Prussia mu 1862, Otto von Bismarck yabaye chancelier kugeza mu 1890. Imyaka 28 yose akora ku rwego rwo hejuru. Iki gihe cyamuhesheje ubushobozi bwo gucunga intambara, gushyiraho diplomasi ikomeye no gutangiza gahunda z'imibereho myiza y'abaturage.
Nyuma y'intambara za Napoleon mu bihugu byose by'Ubudage, amarangamutima yo kwishyira hamwe no gukunda igihugu cyabo nationalistic sentiment yatangiye gukura mu baturage, cyane cyane mu bacuruzi n'abanyamateka. Aba bashakaga ko igihugu kiba kimwe, gihuriweho, gifite ubwigenge n'ubumwe, ko badakwiye kuba mu bihugu byinshi bitandukanye. Ibi byateye revolutions zo mu 1848 kugeza mu 1849. Bismarck ntiyatangiriye ku mugambi wo guhuza ibihugu byose by'Ubudage, ariko yizeye ko urugendo rwe rwo guhuza Ubudage rutarenga. Yabashije kubyaza umusaruro impinduka za politiki mu bihugu by'Ubudage akoresheje ubushishozi bwe bw'ubwubatsi bwa diplomasi, icyo yise realpolitik, kugira ngo Prussia igire ijambo rikomeye. Mu mwaka w'1863, Autriche yagerageje kongera ijambo ryabo muri German Federation kugira ngo igabanye ubushobozi bwa Prussia. Bismarck ntiyabyemeye, asaba amatora y'abaturage mu nteko y'ubutegetsi, maze Autriche nayo ntiyabyemera, bityo gahunda zabo zirangirika. Uru ni urugero rukomeye rw'ubuhanga bwa Bismarck muri diplomasi ndetse n'ubushishozi. Ahangaha hagaragaza uburyo yari umurinzi w'inyungu z'Ubudage kandi akaba umurinzi w'ibitekerezo bya liberal nationalist. Zimwe mu ntambara z'ingenzi zatumye Ubudage buhuza ibihugu twavuga nk'intambara na Denmark mu 1864, aho Bismarck afatanyije na Autriche mu gufata Schleswig ndetse na Holstein. Izi ni intara zari za Denmark, akoresheje diplomasi n'ubufatanye kugira ngo Prussia igire ijambo rikomeye mu bihugu by'Ubudage. Intambara na Autriche, Austro-Prussian War mu 1866, Prussia itsinda Autriche ikaba igihugu gikomeye cy'ubuyobozi bw'Ubudage. Indi ntambara kandi ni intambara y'Ubudage ndetse n'Ubufaransa, Franco-Prussian War mu 1870 ikageza mu 1871. Iyi ni intambwe yanyujije ibihugu byose by'Ubudage mu guhuza Ubudage bwa mbere mu mateka. Hari abashakashatsi bavuga ko Bismarck atari we wateguye unification yose, ahubwo ko amarangamutima ya nationalistic sentiment nyuma y'umwaka w'1866 n'ubufatanye mu bukungu byari bihagije kugira ngo ibihugu byihuze. Ariko abandi bavuga ko nta muntu wabikoraga uretse Bismarck, kuko yateje imbere ingabo, yacengeje diplomasi neza, ndetse agaha Prussia ijambo rikomeye nk'umurinzi w'Ubudage. Uko yabikoze byose byerekana ko Bismarck ari umuntu w'ingenzi mu rugendo rwo guhuza Ubudage akoresheje intambara, diplomasi, ubushishozi ndetse n'ubumwe bw'abaturage. Nyuma yo gutsinda Ubufaransa mu ntambara ya Franco-Prussian War, Otto von Bismarck ntiyahise yishimira intsinzi gusa, ahubwo yahise atekereza ku cyakurikiraho. Yari azi ko Ubufaransa butazemera gutsindwa byoroshye, ko buzashaka kwihorera no kwisubiza Alsace ndetse na Lorraine. Ariko aho kongera kwitegura indi ntambara, Bismarck yahisemo indi ntwaro ikomeye. Iyi ntwaro ni intwaro yari ikomeye kuri we kurusha izindi. Bismarck akoresheje intwaro ikomeye kurusha imbunda n'amasasu, inzira ya diplomasi. Yubatse uburyo bugoye bw'amasezerano n'ubufatanye n'ibindi bihugu bikomeye by'Uburayi agamije gushyira Ubufaransa mu bwigunge bwuzuye. Ubudage bwegereye Autriche, Hungary ndetse n'Uburusiya bagirana umubano wihariye. Iyi ni alliance system yakozwe mu bwitonzi igamije ikintu kimwe cy'ingenzi: kwirinda intambara yo kurwana ku mipaka ibiri icyarimwe no kubuza Ubufaransa kubona umuterankunga. Mu myaka yakurikiyeho, n'ubwo Ubufaransa bwari bwuzuye uburakari, ntibwigeze bubona igihugu gikomeye cyakwemerera kubufasha kurwanya Ubudage. Ibi byatumye Ubudage buguma mu mahoro mu Burayi mu gihe kirenga imyaka 10. Ibi bigaragaza ko achievement ya Bismarck itari ugutsinda gusa, ahubwo yari no kumenya uko wahagarika intambara igihe intego ye yari imaze kugerwaho. Mu ijambo rye ubwo yari ari mu nteko nshingamategeko kuwa 2 Gicurasi 1871, Otto von Bismarck agarutse ku kibazo gikomeye cyo komeka intara za Alsace ndetse na Lorraine ku Budage. Yatangaje ko ihame ry'iki cyemezo ritagomba kugirwaho impaka, kuko Abadage bemeraga ko izi ntara zagombaga kuva ku Bufaransa zikabisa Ubudage, ariko uburyo bwo kubikora ni intambwe ya mbere, aribyo bizaganirwaho n'inteko. Bismarck yibukije Abadage ko bose bashakaga amahoro, ariko amateka y'imyaka igera kuri 300 yagaragaje ko kenshi intambara zatwerwaga n'Ubufaransa, kandi ko intsinzi zagiye zigerwaho kenshi ku bufatanye n'ibihugu byafatanyaga n'Ubudage, nyamara bitari mu nyungu z'Ubudage. Kwa 28 Ugushyingo 1884, Otto von Bismarck yahamagaye inama mu mujyi wa Berlin uzwi ku izina rya Berlin Conference. Yari igamije gukemura amakimbirane yari yaratangiye kugaragara hagati y'ibihugu by'Uburayi ku bijyanye no kugabana ubutaka bwa Afurika. Iyi nama yabaye mu gihe Scramble for Africa cyangwa se kwigabiza Afurika byari bimaze gufata indi ntera.
aho ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyane, Uburusiya ndetse n'Ububiligi byari byaratangiye kwigarurira ibice bitandukanye bya Afurika kubera inyungu z'ubukungu n'ubutegetsi. Intego nyamukuru y'inama yari ukugena amategeko y'uko igihugu cyose gishaka kwigarurira ubutaka kigomba kwitangaza ku bandi, kandi hagashyirwaho uburyo bwo gucunga ku buryo bufatika. Iyi nama kandi yashyizeho uburyo bwo kugabanya amakimbirane hagati y'ibihugu by'Uburayi ku butaka bwa Afurika, ariko nta kintu cyari cyubahirije uburenganzira bw'Abanyafurika kuko nta munyarwanda cyangwa undi munyafurika wari uhagarariwe muri iyi nama. Berlin Conference yabaye inzira yo kugena imigabane ya Afurika hagati y'ibihugu by'Uburayi kandi ikaba intangiriro y'ubukoloni bwagutse ku mugabane wose, ari naho havuye amategeko n'amabwiriza yabigizemo uruhare rukomeye. Nyuma ya Berlin Conference, Otto von Bismarck yakomeje kuba umuntu ukomeye mu miyoborere y'Ubudage, ariko politiki itangira kugirana ikibazo n'ubuyobozi bushya. Mu mwaka w'1888 umwami William wa mbere yarapfuye, maze asimburwa n'umuhungu we William wa kabiri, wari ufite imitekerereze itandukanye cyane n'iya Bismarck. William wa kabiri yashakaga ko Ubudage bukora politiki ishingiye ku kugaragaza imbaraga ku isi, aho kuba ku kubungabunga amahoro binyuze muri diplomasi yitonze nk'uko Bismarck yabigenzaga. Ibi byatumye habaho amakimbirane akomeye hagati y'aba bombi, maze kwa 18 Werurwe mu 1890 Bismarck ahatirwa kwegura ku mwanya wa chancelier, asoza imyaka 28 yari amaze ayobora politiki y'Ubudage. Nyuma yo kugenda kwa Bismarck, alliance system yari yarubatse zatangiye gusenyuka. Ubudage ntibwongeye guha agaciro umubano wabwo n'Uburusiya, bituma Ubufaransa bubona amahirwe yo gushaka umufatanyabikorwa. Mu 1894 Ubufaransa n'Uburusiya byagiranye amasezerano ya gisirikare, bityo intego ya Bismarck yo gushyira Ubufaransa mu bwigunge irapfa. Ibi byashyize Ubudage mu nzira y'amakimbirane mashya byaje kurangirira mu ntambara ya mbere y'isi yose mu mwaka w'1914 kugeza mu 1918. Intambara Bismarck ubwe yari yaragerageje gukumira mu buzima bwe bwose. Ku ruhande rwa Afurika, ibyemezo bya Berlin Conference byakomeje kugira ingaruka zikomeye. Imipaka yashyizweho n'ibihugu by'Uburayi tubahirije amoko, indimi n'imico y'Abanyafurika. Ibi bituma havuka amakimbirane akomeye imbere mu bihugu byakomeje na nyuma y'ubwigenge bwa Afurika. Ubudage ubwabwo bwabonye koloni muri Afurika nka Germany East Africa, Germany South West Africa ndetse n'ahandi, ariko nabyo byaje kubutakaza nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Nyuma yo kwegura ku mwanya wa chancelier mu 1890, Otto von Bismarck amaze imyaka ye ya nyuma mu buzima bwibunze n'ituze kandi kure ya politiki. Yari yarayoboye imyaka myinshi, yatuye mu cyaro cy'iwabo aho yibandaga ku kwandika, gusoma no gutekereza ku mateka ye. Yakomezaga kandi gutekereza ku ruhare yagize mu guhuza Ubudage. Nubwo yari atakiri mu butegetsi, izina rye ryakomeje kuba rikomeye mu mitima y'Abadage, aho bamufataga nk'umuntu wubatse igihugu cyabo. Ku itariki ya 30 Nyakanga 1898, Otto von Bismarck yapfuye azize indwara z'izabukuru afite imyaka 83. Urupfu rwe rwakiranwe agahinda kenshi mu Budage no mu Burayi, kuko yafatwaga nk'umunyapolitiki wahinduye amateka. Yapfuye igihugu yari yarubatse kikiriho, ariko inzira ya politiki yari yarashyizeho yari irimo isenyuka gahoro gahoro, igasigira amateka isomo rikomeye ku bwenge, diplomasi n'ingamba zitekerejweho neza bishobora kubaka igihugu, ariko kubibungabunga bisaba gukomeza uwo murongo. Otto von Bismarck yasize izina rikomeye mu mateka nk'umunyapolitiki w'umuhanga udasanzwe. Yahuzaga Ubudage akoresheje intambara zatekerejweho neza, ariko amaze kugera ku ntego yashyira imbere kubungabunga amahoro akoresheje diplomasi n'ubwitonzi. Yahinduye Ubudage igihugu gikomeye mu Burayi, ariko icyemezo cyo komeka risase na Lorraine ku Budage no kwinjira mu bukoloniza Afurika byasize imizi y'amakimbirane yakomeje kwiyongera nyuma y'igihe cye. Ibi bituma amateka ya Bismarck atabaye intsinzi gusa, ahubwo akaba amateka y'inyigisho yerekana ko umunyapolitiki ashobora kuba umunyabwenge ufite imbaraga n'ubushishozi, ariko amahitamo ye akagira ingaruka z'igihe kirekire ku bindi bihugu n'abaturage batagize ijambo. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi Bismarck akomeza kuganirwaho no kubigirwaho impaka, yaba mu Burayi cyangwa muri Afurika, nk'umuntu wahinduye amateka ariko atayashyize mu murongo w'abenegihugu bose. Ku Banyafurika, amateka ya Otto von Bismarck ntasigara ari inkuru y'Uburayi gusa, ahubwo ni ishusho y'igihe umugabane wose wagizwe ikarita igacibwa imirongo. Ibi byabaye hatabajijwe abayituye.
mu nama ya Berlin. Afurika ntiyari ihari, ariko ejo hazaza h'abantu bayo hafatiwe imyanzuro. Imipaka yashyizweho hirengagijwe amoko, indimi n'imico, isiga ibikomere by'amakimbirane akomeje kugaragara n'uyu munsi. Icyarimwe aya mateka twigisha isomo rikomeye, imbaraga n'ubuhanga bya politiki. Ibi byose ntibihagije iyo bidaherekejwe n'ubutabera. Icyemezo gifatiwe kure kigamije inyungu z'igihe gito gishobora kuba ikiganiro cy'ibihe bizaza. Amateka ya Bismarck atwibutsa ko amahoro arambye yubakwa no guha agaciro ijwi rya buri muntu, kuko iyo tutizeye amateka tuba twitegura kuyasubiramo, atari mu mazina amwe ariko mu ngaruka zimwe. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, ibiganiro nk'ibi ngibi byo ntakagaruka. Nitwa Mutesi Gloriose. Kora subscribe kuri iyi channel niba uri mushya, kora like, utange igitekerezo muri comment ndetse unasharinga iki kiganiro ku bandi.